Muraho neza bakunze bagasobanuye New TV, ndabasuhuje ndabashimiye aho muri hose, mwiriwe mwaramutse, byose bitewe n'ahantu muherereye ni mu kutwumva. Uyu munsi tugiye kureba kuri filime bitwa Last Ship. Last Ship ni filime y'amateka rwose yanditse izina, benshi mwarayikunze natwe twarayikunze kandi cyane. Iyi filime dutangira mu gihe isi yari irimo gusenyuka buhoro buhoro, hari ubwato rufite umurongo kandi muri serious. Mu gihe isi yari irimo gusenyuka buhoro buhoro, hari ubwato bumwe bwari bufite umurongo ngenderwaho kandi gukora ibintu biri ku murongo. Ubu bwato bwari buhiga umwijima n'abantu, buhiga ibintu bibi cyane, kandi ubwo bwageraga ahantu abantu bose batinyaga. Ubwato bwitwaga USS Nathan James, ubwo bwabaye Last Ship, icyizere cya nyuma cy'abantu. Byose byatangiye igihe leta y'Amerika yoherezaga ubwato bwa Navy mu burengerazuba bwa Arctic. Abasirikare bari babwiye ko bagiye mu myitozo isanzwe, ariko kuri kwaho kwari guhishwe. Dr. Rachel Scott, umuhanga mu by'indwara, yari afite akazi gakomeye gushaka inkomoko y'indwara itazwi yari itangiye guhitana abantu ku mugabane wa Aziya. Namubajije impamvu ajyana ibikoresho byinshi, imiti myinshi n'amadosiye z'ibanga. Bose ntabwo babyitaga icyo gihe. Amafaranga y'itumanaho, ibikoresho byose bitangiye kugenda bicika, ibihugu biraceka, umuriro urabura, nta mateleviziyo, nta tumanaho, byose byari byanze. Kapiteni Handler akora inama yihariye ati, isi iracika cyangwa irakendera, icyorezo cyahitanye miliyari z'abantu, imijyi yose iri mu bwigunge. Mu bwato habaye umutuzo utigeze ubaho, abantu bose batangira kumva ko bari mu rugamba rwo kubaho, cyangwa se ari ibintu bagomba guhangana nabyo bikomeye cyane. Dr. Scott akora ku munsi yarakoraga akoresheje ibikoresho bya Navy ya Nathan James. Yes, virusi yari ifite iterabwoba ryinshi cyane, ifite umuvuduko, yihinduraga buri saha ihindura strategy zayo, uburyo bayikeka ugasanga ngo yahindutse, ku buryo gutekereza umuti byari nko guhangana n'umuyaga uhuha cyane. ngira ngo mamuzi ya miyaga igenda ihuha ukuntu igihe irangiriza amazu, karwanga nawo rwose uretse gusarandinga nta kindi wakora. Nubwo byari bigoye, ubushakashatsi bwatangiye gutanga akanya gato k'icyizere gato, ariko icyizere cyiyongera kuko n'abanzi bagendaga biyongera. Ubwato bwabo buri mu mazi, harimo abapirate, abacansho b'Abarusiya, nabo bose babaga bari guhiga ubwato bw'Abanyamerika. Indwara siyo yari umwanzi wonyine, isi yazanye abicanyi benshi, abacanshuro nk'abo n'abakubwiga Blackwater, nk'abo bari muri za DRC. Ibintu byose hari akavuyo, amabanda ari menshi, n'amatsinda muri Afurika y'Amajyaruguru bashaka gufata ubwato bwa USS Navy Nathan James kugira ngo barebe ibintu birimo n'imiti yayo yose uko bimeze. USS Nathan James ahantu yari hagati y'umuriro mu ntambara, ibintu byose byakomeza kurushaho kuba bibi, kandi bagerageza gushaka umuti cyangwa se urukingo. Abarasaga babaga bavuye ku mazi, utudege dutoya, utudrone, tubacansho, bose bagashaka kwigarurira ubwato. Kapiteni Chandler yavuganye n'abasirikare be ati, ntidufite igihugu dusubiramo, ntidufite aho kujya, dufite inshingano imwe gusa, inshingano yo kurinda ubuzima bw'abantu bose bo ku isi. Icyo gihe nibwo bwa bwato bwa Amerika bita Nathan James bwabaye nk'ikirwa gito gifite amategeko, disipurine, mbese nka leta yayo yigenga.
kuko ahantu hose habaga ari icyorezo ariko bonyine ubwabo aribo bafite sekirite. Nyuma yaho, nyuma yo kugerageza byinshi, Dr Scott yabonye umuti ukora gake gake, awugerageza ku basirikare bake bari muri bwa bwato USS Nathan James. Gusa abo bageragerejeho barakize. Bakimara kubageragerezaho, amaso y'abo basirikare bandi yuzura amarira, afatwa na emosiyo bisanzwe, mbese bwo kuvuga ati byibara tugiye kubaho. Ariko hari ikibazo gikomeye. Ni gute, bibazaga ati ni gute baza gushyira ku isi yose? Ni bande bazawuhabwa mbere? Ni gute bawurinda? Abashaka kuwukoresha nabi cyangwa se kuwugurisha buforoderi? Byose byabaga ari ikibazo cyo kwibaza mu gihe umuti wari ukimara kuboneka. Intambara yo kurinda umuti bari bamaze kumvura yabaye ndende kurusha izindi zose. Ubwato bwarashweho kuko benshi batangiye kumenya ko umuti ashobora kuba ufite, ko bari bati bari abantu batagize ikindi kibazo baba barakomeje kuba mu bwato. Byagenze gute? Icyo gihe rero kurinda umuti byabaye ikindi kibazo cy'ingorabahizi. Ubwato baraburashe burangirika, bamwe barakomeka ariko ntibanahagarara. Mu mpera umuti wageze mu bihugu bitandukanye, bageze nyuma bajya kuwupresentinga muri Amerika, igaragaza ubushakashatsi babonye. I Burayi, Afurika, Aziya, isi yose yatangiye kugarura ubumuntu gake gake. The Last Ship itubwira ko ubushake n'ubutware bishobora gukiza isi, kandi koko burya nibyo bajya bavuga ngo abafatanyije cyangwa se abo bagiye hamwe Imana irabasanga. Nubwo abantu bari baratakaje icyizere, ubwato bumwe bwahinduye amateka. Iyo uhanganye n'isi kurwanya igisubizo ni kimwe, ugomba guhaguruka.